murakaza neza kuri Nene Rwanda nk'ibisanzwe ni umukobwa wanyu Nene niba uri mushyashya ndakwakiriye hano tuganira ku tuntu n'utundi ubuzima bwo mu mutwe imibereho imibanire etukonsora niba uri umusangwa ni karibu cyane ndagushimiye kuba wongeye kugaruka nizere ko wamaze gusubscribinga nkuko mubibonye ku mutwe w'iyi video rero tugiye gukora vlog. Iyo vlog iraba iri kubera ahantu hitwa Victoria ni muri province ya BC muri Canada. Hanyuma mbere yuko nkomeza ngira ngo mwatangiye kubibona yuko hari agataci gashyashya muri iyo vlog twabishyize ku rundi rwego singo rero ntago ndi jyenyine aya mashusho meza y'igitangaza muri kubona uyari inyuma yitwa Charly uyu musore rero mu gafotozi wakamejeje urenze ku mihanda niwe kabisa niwe uri guca ibintu kuri iyi mihanda. Akandi kantu nakongeraho nuko ari musaza wanjye we do not care. Afite YouTube channel yitwa Rwasipora. Ni channel izajya iba yibanda ku gusura abanyarwanda batuye hanze y'u Rwanda aba diaspora nyine nkuko byitwa, aho azajya agerageza kubasangiza ubuzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda. Hazajya bariho story time twinshi kandi nanjye muzajya munsangayo sometimes dukora collabo. Muzavuge ngo nakiri nababwiye ariko ndabarangiye muzamukura content ikeye isharamye. Namutatse bihagije sibyo agomba kunyishyura. Reka dusubire kuri vlog yacu. So Victoria BC niyo capitale administratif ya British Columbia. Ni umujyi mutoya abantu benshi ntabwo bawuzi ariko buri muntu wese ugiyeyo falling in love arahakunda kuko ni heza, hari chill, hari ubuzima nyine bwo kukirwa, harasharamye. Ni naho hantu hakonja gake muri Canada yose. Urumva ko na hantu heza ugutura ubuzima burahenze nyine urabyumva ariko ufite amafaranga wabikora kuko hari umunezero ugereranyije n'ahandi. So Chinatown rero wakwibaza se ubundi kubera iki hari Chinatown muri Canada. So ndagenda nsubiza utubazo duke muri video turaganira impamvu hari Chinatown muri Canada ubundi tunayisure turebe ibiyigize. Ndagushikariza rero kureba ino video kugeza ku musozo kuko iraza kuba irimo utuntu twinshi kandi iraza kuba iryoshye. So iyi Victoria Chinatown rero izwiho kuba ariyo Chinatown ishaje nayo wangwe oldest yaremwe kera mbese muri make ni inkuru ni mukuru w'izindi Chinatown muri Canada. Hanyuma akaba ari major entry niho abashinwa benshi bagereraga abavuye muri Asia, niho bashyikiraga then bagashaka ukuntu bagenda mu zindi province za Canada. Mu byo ngewe nasomye bavuga yuko yatangiye kwidevelopa muri 1911 nibwo yabaye nini cyane, nibwo yari popular iri busy, hanyuma igenda niba navuga ngo ibura umurego, yari popular iri busy cyane then abashinwa benshi bagenda bimuka cyane cyane bajya Vancouver. So ubu ngubu ugiye Vancouver Chinatown yabo iragutse cyane, nini cyane kurusha hano kuko bagiye bimuka. Akandi kantu wamenya kuri iyi Chinatown ya Victoria nuko ni imwe mu ma Chinatown ari safe muri Canada, nuvuga ngo afite umutekano kurusha ayandi. Ibyo ngibyo ni bivugwa kubera ko Chinatown zindi usibye no muri Canada ujya no muri Amerika nahe nuko crime rates cyangwa umubare
w'ibyaha bikorwa biri hejuru cyane muri ayo neighborhood. Usanga bakora ibintu byo gucuruza amadroge, intwaro, money laundering. Money laundering no kugurisha droge ubundi bikunda kugendana nyine n'izindi activity zose ziri illegale birajyana. Ku muntu utazi money laundering rero ni igihe umuntu afata amafaranga akayamesa. I'm joking. Ni igihe umuntu aba yakuye amafaranga muri activity ziri illegale, wakoze ibintu by'ibyaha wavanye amafaranga mu bintu bidafututse, ugashaka rero igikorwa uyashyiramo cyemewe kugira ngo igihe cyo kwishyura tax n'igihe guverinoma iri kureba umutungo wawe ibone ko ufite source ya revenue, barebe ngo ese uyu muntu ko afite inzu nziza gutya, ko afite ibintu byose, aya mafaranga bayakuye. So icyo gikorwa cyo koza amafaranga ukayagira nk'amafaranga yabonwe mu buryo bwiza nibyo bita money laundering. Niba utaruzi ako kantu ukaba ukamenye, hita ukanda like kuri ino video ubu nonaha buno. Wakwibaza rero ngo Chinatown ziba hehe na hehe? Chinatown ziba urebye ku isi yose, ku migabane yose. Ziba muri Europe, ziba muri Amerika, ziba muri Aziya, ziba muri Afrika actually. Ziba no muri Australia. I don't think ko mu Rwanda dufite Chinatown, ariko hari ibindi bihugu biri develope bigira za Chinatown. Ese ikindi kibazo wakoze ubundi Chinatown zivuka gute, zagiye zivuka gute? Nari nabikomojeho gatoya bitarambuye muri intro, ariko Chinatown zivuka iyo habayeho ubwimukira, like migration y'Abashinwa, kuko Abashinwa bagira umuco wo kuba nka famille, bakunda umuco wo kuba hamwe no gukora business hamwe. So ahantu hari Umushinwa, undi Mushinwa mugenzi we arahaza, nubwo atahaza ashaka uburyo bwose ari bumuteze imbere, kuko wera ko nyine bakunda gufashanya, niko navuga. Hanyuma uko byatangiraga nuko bwa mbere Chinatown ziba created byari kugira ngo bifashe bibe nka transition place mu gihe ugeze mu gihugu gishya. Nuwa ngo ntabwo biba byoroshye iyo uvuye, it's like mu yindi continent ukajya mu yindi continent aho bafite umuco utandukanye cyane cyane n'umuco wawe. Biba byiza rero iyo ugeze ahantu ugira transition, nyine ahantu uzi ugasanga abandi bantu bahageze mbere yawe, musangiye umuco, bakakwereka ukuntu tugenda, ibyo ukora n'ibyo utagomba gukora, then ukaba wako expandinga ukisanga muri iyo culture nshyashya warugezemo. Ibi byose rero ni byiza kubera ko usanga ibi ngibi bituma uko kuntu Abashinwa bakunda kwishyira hamwe, bituma basigasira umuco wabo n'ururimi rwabo. Ikiroro ni ikintu cyiza, ni kimwe mu bintu byatumye ba interested kugira ngo nsure Chinatown ndebe ngo se haba hameze gute. Iyo hageze ubona nkaho uri mu Bushinwa ho gatoya, like ahangana ntangiye kuvuga ukuntu Abashinwa usanga n'akabebe gafite mbese kakimenya kuvuga, kaba kazi kuvuga Shinwa. Kubera iki? Kuko ababyeyi babo baba bakoze uko bashoboye kose kugira ngo umwana avuke azi umuco wabo, azi n'ururimi rwabo n'ibiryo byabo. Ça fait partie y'umuco wawe of course, ariko ni ibintu bakora intentionally, babikora babishyizemo imbaraga. Ariko uzagenda ureba umwana w'umunyarwanda wavukiye muri Canada n'izina rye aba ari kurivuga nkaho ari umuzungu, ukagira ngo ntabwo ari izina rye. Biriya bintu bineroje y'ukuntu tutajya twita mu gusigasira umuco wacu n'ururimi rwacu mu bana bacu bavukiye hanze y'u Rwanda. Ngira ngo n'abavukiye mu Rwanda bameze gutyo sindababona, ariko numva abantu babivuga. Reka twisurire kuri vlog yacu rero. Wakwibaza se ngo muri Chinatown habamo ibiki? Reka rero tuyisure duhereye kuri entrance. Kuri entrance wahasanga gate. Iyo gate ikaba yitwa Gate of Harmonious Interest. Ikaba yarakozwe mu 1983. Ikaba yitwa Harmonious, nyine harimo ijambo harmony kubera ko ari gate yubatswe hagati y'ubufatanye
ubufatanye hagati y'Abashinwa n'Abazungu hano nyine abanyekana bari kwiyunga no kugira ubumwe. Ikindi kintu wasanga muri Chinatown rero harimo amashop. Ayo mashop rero harimo alimentation, harimo amarestaurant, hariho nyine n'utuntu tw'udusoko nyine tw'udustore tugurisha ibintu hanze. Aka ni akantu keza kurumva iyo uje muri Chinatown ukaba warya ibiryo byabo ukajya muri shop zabo baba bagurisha imyenda y'umuco wabo n'ibindi byinshi. Ikindi kintu wasanga muri Chinatown rero ni public school. Iyi public school ikaba yarubatswe mu 1909. Icyatumye bayubaka rero byari kugira ngo making sure yuko abana b'Abashinwa bumva ururimi rwabo gakondo kugira ngo batazatakaza iyo connection. Muri iki gihe rero ntabwo ikiri public school nkuko bagendaga kera bakigayo ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi ibeshejweho n'abasponsor kuko ubu ngubu iriho kugira ngo gusa yigishe indimi, ikaba yigisha Cantonese na Mandarin. Ahandi hantu heza rero cyangwa hari very interesting ndi buvugeho muri Chinatown ni ahantu hitwa Fantan Alley. Hano hantu niyo ugiye kuri Google ukandika ni ahantu hari popular byatari, nta muturiste ugera muri Victoria ngo agende atasuye Fantan kubera inkuru ivugwaho no kubera ukuntu iteye. Ukuntu iteye rero nuko niyo izwi Alley, sinzi ukuntu nayita mu Kinyarwanda ariko navuga ko ari nk'akayira niko nakita, ariko nkuko muri kukabona kari naro byatari ngo ni gato gapima metero 0.9. ni ukuvuga ngo ndagasumba. Iyi ni fun fact ntashobora kurenga kuvuga kuko niba hari umuntu mugufi ubaho ndiho ariko nabonye akayira nsumba mamene ngo ntago nakaryamamo ngo nkakwirwe mu imagine. Ikindi kintu aka kayira kazwiho nuko abantu benshi ibivugwa ku mihanda havugwa yuko habamo umuzimu, ghost. Ariko nyine ntago nabihamya kuko njyewe ntago nasanze iyo ghost, ntago twahuriyeyo, cyangwa nuko mfite amasengesho menshi mama wanjye aba yansengeye bigatuma imizimu itangeraho. Ariko hari probability nyinshi ko ari inkuru mpimbano, nk'ukuri bavuga ngo mutima muke yo mu rutibaye niko bavuga, cyangwa umukobwa wo mu gisabo cyangwa iki, akaba ari agakuru gusa bishyiriyeho. Mu ncamake rero impamvu bavuga ko harimo ghost, hari story behind rero. Mwicare neza mwumve iyi nkuru kuko iraryoshye. Ni inkuru ijya kumera nka Romeo et Juliette ariko mu buryo buri un peu dark, buri un peu toxique, en plus muri version y'Abashinwa. Ni inkuru rero kera habayeho umukobwa witwaga Yao n'umuhungu witwaga Charly. Charly yari afite imyaka 19. Muri Chinatown rero hano muri Fantan Alley hari ahantu habaga hotel yitwaga The American Inn or something like that. Iyo hotel rero hanze indaya zakunda kujya gutega n'ibiki byose. Noneho Charly yarahaciye asanga yicaye umukobwa w'ikizungerezi kabisa, umwana uhiye, aramukunda, araroba, aravuga ati uriya mwana ndamushaka. Aragenda amubwira ati rero mukobwa mwiza ko nagukunze wazaje tukibanira. Yawe ati ntago byakunda, njyewe ndi umuslave, like master wanjye amenye yuko nshaka kugenda yanyica. Kubera urumva mu gihe cya kera master wawe nyine ni nka boss, wari nk'igikoresho igihe uri umuretwa. Bamenye ko ugiye kugenda nyine nyira wowe yarakwicaga kuko yabaga arakuguze. So Cana byumvije ati rero ibyo ndabibonera solution. Aragaruka undi munsi aramubwira ati nafite igitekerezo rero, nzaguha uburozi ubundi uhereze bari abantu abamaster bawe babimwe bapfe ubundi twigendere. Yabitekereza aratavuga rero ntago byakunda kubera ko ndamutse nishe bano bantu bakamenya ko nabishe ni hahandi n'ubundi bazanyica. So either way ni urupfu.
arambwira ati rero ubwo birangire sinshaka no kuzongera kukubona, bye urabeho. Charly rero kwa ko yari n'umwana afite imyaka 17 nyine urabyumva yumvisha ari big deal, arababara ararakara n'ibiki byose, aravuga ati nzakwica. Aragenda umunsi umwe ari kumwe n'umushuti we uno Charly nyine ari kumwe n'inshuti ye, bacaho basanga yaho hahandi yakundaga gutega, baramufata baramujyana bamuca umutwe. Bamuciye umutwe ahita ava aho ngaho yirukanka. Mu gihe ari kwirukanka akubitana na manager wa ya hoteli, ari bizarre nyine afite ibintu by'amaraso n'ibiki. Bageze polisi ije nyine isanga umuntu yapfuye, none wa muntu wababonye atanga report ati yari umuntu umeze gutya na gutya na gutya na gutya. Batanga amatangazo, urabona bagendaga bamanika wanted ahantu hose. None hacaho umuntu abona description batanze y'umuntu uri wanted, asanga aramuzi ni Charly, ati muze mbereke aho yihishe. Baba baragiye basanga aho yihishe, yari yihishe, urabona kera bakoreshaga ibintu bimeze nk'amakara kugira ngo bakore energy, nta electricity yabagaho, right? So muri icyo kibini gisa nabi cy'umukara niho yari yihishe, ni nka pubere muri make. Baragenda basanga icyuma yakoresheje n'amaraso byose yarabishemo aho ngaho, baba baramufunze. Mu gihe bamufunze rero aba ariyahuye, arizirika. Yiziritse rero mu muco w'igishinwa umuntu wiyahuye ntago bamukorera ceremony yo kumuha icyubahiro yo kumusezera. Nino kwa ko ceremony batayimukoreye, inkuru ivuga yuko byatumye umuzimu we cyangwa esprit itaruhuka mu mahoro, ikaba igihora izerera muri yo fountain ali aho yasanze n'uwo mukobwa. So ngo hari igihe uwo muzimu uri kugenda gutya gonga umuntu gutyo gutu, niko bavuga. Anyways, akakara gashimishije, sindi mara aho gashimishije, kari interesting, right? So numvise nshaka kukabasangiza. Nsozi no video rero niba ugejeje ku musozo wayo kabisa, bivuze ko wayikunze, singo ni ugukanda gusa kariya ka like, ni ubuntu, no gusubscribinga ni ubuntu, nta kintu kimwe bigusaba. Gusa iyo bikoze bifasha algoritme kugira ngo abantu benshi muhuje ibintu mukunda, umuntu wakunze ibintu nk'ibyo wakunze bahita bamwereka ibisa nk'ibyo warebye. Nizere ko byumvikanye ukuntu algoritme ikora. So niyo mpamvu mbashishikariza, ntago ari ubwibone ngo munkunde kugira ngo muteze imbere cano umuryango wagoke. Subscribe, share rero n'ibindi byose mwibuke. Kuri Instagram ufite ikibazo, igitekerezo wacyandika hano, waba udashaka kwagira umundi muntu ukibona wayandikira kuri Instagram, nitwa Nene Rwanda. Abantu bakomeje kunsaba nimero ya WhatsApp ntayo, mbisubiyemo nta WhatsApp. Instagram Nene Rwanda. Hanyuma uno mugafotozi wakamejeje waduhaye amashusho ashwaramye akeye atesa wa mugani w'abarundi, kuri Instagram nawe yitwa Charly, uragenda umurebe. So nawe wamusanga kuri Instagram ukamukurikira, ukagenda no kuri YouTube ye nabyo ukamusubscribingaho. Mwakoze kubana natwe rero, naho ubutaha. Ciao ciao.